umuntu wese wampamagara yizeye ntitaye ku burwayi afite n'ijya bumaranye namusengera Imana iri muri njye igakora kubw'imbabazi zayo ni mu bushake bw'Imana ibintu byose ni ku bushake bw'Imana ariko kuhendahenda Imana n'imbabazi z'Imana bareka mukiza visho aho murereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari hanze mwumva ururimi rw'ikinyarwanda turabasuje cyane Imana y'amahoro ibane namwe kandi ibahe umugisha ndagushimiye wowe wakanze subscribe ku muryo wo kudushyigikira tukaba turi ku umuryango wagutse nabonye ikiganiro aribwo bwa mbere turakwinginze kabisa kugira ngo uyikande ukomeze kudushyigikira nkuko twabasezeranyije ntabwo tuzatubicisha irungu ahubwo tuzajya tubazanira abatumirwa imbere ya kamera hariho umukozi w'Imana umuhanuzi umuvuga butumwa umwana w'Imana Mutuyimana Rungano Innocent umeze uti ndashima Imana Imana ishimwe n'ubundi reka ushima Imana yaturinze n'ubundi mu isengesho tunesaba ngo ize kubana natwe muri iki kiganiro kadusenga Imana yego Mana ndagushimiye Mana ndaguhimbaje uri Imana y'imbaraga Imana ikomeye Imana ireba Imana ikora mu izina rya Yesu ndabizi ko ushoboye byose Mana nta kibasha kurogoya imigambi yawe isi itarabaho ijuru itarabaho herekera kose uko wahoze ndagushimye komeza gukora iby'imbaraga umuntu wese utangira ikiganiro gitangira kinasoje umuhumugisha urakoze ni mu izina rya Yesu amen Innocent Imana guha umugisha ariko reka munyemere rwose hari abantu ngiye gusuhuza pe ariko umuntu asuhuza abantu muri rusange ariko abantu ushaka gusuhuza by'umwihariko abari mu Rwanda nabasuhuje no mu mahanga reka mvuge nk'ibihugu nibura nka 6 pe ngiye gusuhuza abantu bo muri Canada abandi gusuhuza cyane nabagiye banyandikira bambwira bati rwose umukozi w'Imana watuzaniye duhe nimero twamubuze kuri WhatsApp nyaboneka mutugezeho abo bantu ndabasuje bari muri Canada abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tugiye Burayi abantu bari muri Finland ndabasuhuje abantu bari muri Sweden no muri Belgique ndabasuhuje cyane muri Aziya abantu bo muri Oman kabisa ndabasuhuje bagiye bampa message cyane ati nyabuna duhuza n'abakozi b'Imana twababuze kuri WhatsApp kugira ngo tuganire abantu bo muri Zambia abantu bo muri Malawi abo bantu ndabasuhuje cyane abandi naho ubutaha n'abandi babasuhuza suza abantu bo mu Burundi n'abantu bo muri Uganda pe baradukurikira cyane banaduhamagara bakaduha feedback aba bantu ndabasuhuje abantu bo mu France mu ntara yitwa Mayotte niba ari intara ntabwo mbizi ariko abantu bari aho ngaho ndabasuhuje yego Innocent ndabona nzengurutse isi yose Innocent twerukanaga kuwa kabiri nanjye bose ndabasuhuje twerukanaga kuwa kabiri ndagusuje kandi nawe ngukumbuye nanjye nimbakumbuye no kuri cyane Innocent hari akantu ujya uvuga y'uri gusenga turi gusoza ikabwira abantu nabikoze sa n'uri gukina njye na David ukavuga ngo wowe udukurikiye kuri screen yawe ubundi wizere Imana igakora igitangaza uri gusenga ine tugusoza ikiganiro ubwo nafashe kamera nk'ari screen nyikoraho hari icyifuzo nari mfite icyifuzo nari mfite ndi kuvuga ni Imana nanjye ugisubiza shima Imana ko twongeye guhora cyarasubijwe haleluya Imana ishimwe pe hari ibintu nari ndi gusabwa mwaka kazi kanje ndi kuvuga ni Imana ndategetse nshaka kwejo ibi bintu biba byuzuye Imana ishimwe icyo gihe turi kumwe byaruzuye byahise byuzura turi uwo munsi turi kwa kabiri ndi kuvuga ndi gutegeka nshaka gusoza ukwezi kwa karindwi ibyo bintu byuzuye nanjye mfata kuri screen ya kamera ikiraho ikiganza none Imana ishimwe byarasohoye Imana ishimwe cyane Imana ihimbazwe nanjye nabonye ineza y'Imana yego nabonye ineza y'Imana hari ibyo Imana yakoze haleluya byarasubijwe pe mu mashimwe ndashima Imana ariko Kristo ushimwe cyane haleluya ndashima Imana yakoze iby'imbaraga uriya munsi hari n'abantu bagiye barampamagara bati ni ukuri mukozi w'Imana nakoze kuri screen nkozeho natangiye ikiganiro ndagisoza yego ni ukuri Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro rwose nanjye ndashima Imana bamamagaye ni ukuri abantu ntibazajye basuzugura ibi bintu burya ntabwo ari njye wowe warabivuze ni Kristo muri njye wabivuze ko wafata kuri screen ugatangira ikiganiro makuru gisoza
Imana igakora iby'imbaraga Nukuri. kandi bikaba no bishima Imana turi mu mashimwe cyane pe. Yego. Nukuri Innocent, ikintu cyitwa kwizera kurarema. Yego. Akenshi ugiye kwa muganga utizeye ko aragukiza kurakirirayo. Ntacyo byatanga. Ni hahandi ujya gusanga ugasanga hari nka centre de santé zikwegereye cyangwa se clinique zikwegereye zingahe, ariko ugahitamo imwe kuko uri kuvuga uti hariya ndi kumva nizereye gukira. No gusenga rero ni iki? Hari ukuntu uvuga uti njyewe ndi kumva amavuta y'uriya mukozi w'Imana nabonye, ndumva nasengana nawe, Anyemeza ko ndakira. anyemeza yuko ninsengana nawe Ndebukira. ibyo nkeneye ndabibona. Kwizera ni gutyo bimeze pe. Yego. Kwizera ni gutyo bimeze. Mu kazi bimeze ute Innocent? Ndashira. Ngira ngo nakandi uri umukozi w'Imana ngo ndi kukubaza nti mu kazi ka boss nk'iyi minsi bimeze bite? Urakire. Uko ntuzagira hansetsa cyane. Umva Innocent, njyewe ntabwo ushaka kujyana n'umuntu ikiganiro ngo tube twarakaye. Turi kwakaye iyi si kubera iki? Imana ikudukura mu bwiza idushyira mu bundi niturangiza ngo turakare. Aya pe. Uko ntuzagira kunsetsa njyewe. Ntabwo uzaza imbere ya kamera ngo mbere kugusetsa. Sinteze kuzakurakaza. Ibyo byo byumve turakara kubera. Umurimo wa data rero Yego. ni munini cyane, tumanye neza. Tubanye neza, akazi kameze neza. Yego. Ndavuga uyu murimo w'Imana. Niwo nanjye nakubajije. Yego. Ntabwo ari ubushoferi n'utari. Cyangwa ubushoferi zo ntazo manze n'Imana umva, menza n'Imana naziborotse. Menza naziborotse pe. Yacu bigenze neza. Ariko ijuru hari Imana. Akubwire. Ikintu ukubura byose. Imodoka ari zisaka zigende ziburi. Yego. Nje na Kristo. Fa kuba turi kumwe. Kabisa. Nta kibazo. Rero ndashima Imana. Yego. Kandi nanjye ndamushimira Yesu. Ntabwo ari kunteza rubanda. Ari kumbisa. Ntabwo icyubahiro. Nashimye. Nahimbazwe. Kuguteza rubanda. Biragatsindwa. Yo, ntabwo yanteza rubanda. Ndamushimira pe. Ahabwa icyubahiro. Yego. Innocent, nkunda ubuhanuzi rero. Udakunze ubuhanuzi wawe ufite ikibazo gikomeye. Kuko bajya bavuga ngo kuri radiyo Rwanda njye na radiyo kanjye gahora ku musego n'iki. Umuntu afite radiyo ntamenya amakuru. Iyo radiyo yabimumariye. Ikintu cya mbere ni amakuru. Ariko uzi kwicara uzira kuvuga uti uko biri kose ejo bundi mu kwezi kwa 9 tugiye gutangira bizaba bimeze gutya. Niyo waba ugiye mu bigeragezo warumveje ijwi ry'Imana. Yego. Rijya ndi gukomeza bati ibi ndi gucamo ejo imbere hariya. Yego. Ari bingiye gusatira. Hari indirimbo mfite nise ngo abakristo tugendana ibanga, nayihimbye muri 2005. Bekada. Kuririmbo gato yumva. Ndashaka gukora indirimbo pe. Mvango navuze ngo abakristo tugendana ibanga, ibigeragezo ntibidutungura. Imana yacu banza yabitubwira cyagiye tuba dupfukamye ku hari ibanga ry'abizera n'ukuboko k'umwami Yesu. Hari ibanga ry'abizera. Hari ibanga ry'abizera. Yes. Konkorude afite ibanga. Ndose ni nanjye mfite ibanga. Ejeni afite ibanga. Ayiwe dufite ibanga. Yewe hari ibanga ry'abizera. David afite ibanga. Yego. N'abandi bose bafite amabanga. Babihogo bafite amabanga. Yewe hari ibanga ry'abizera. Ibanga we hari ibanga ry'abizera. Hari ibanga ry'abizera. Hari ibanga ry'abizera. Hari ibanga ry'abizera. Yego, iyo ndirimbo karange nkwirimbiro gatoya. Yego. Abakristo twe tugendana ibanga, ibigeragezo ntibidutungura. Imana yacu banza yabitubwira. Cyagihe tuba dupfukanye ku karago, itimwe bwe mihangane babaseke. Igihe cyo gutabarwa bazatangara. Gusamwe bwe nimukomere kwibanga. Ndi kumwe namwe sinza batererana. Gusamwe bwe nimukomere kwibanga. Ndi kumwe namwe sinza batererana. Yego. Mbaza unahimbye bigenze. Yagenze bite? Nari nyizanye urumva mvuze ikintu cyo gukunda ubuhanuzi. Byaba ari bibi byaba ari byiza bijya kutugera Imana arangije kubitubwira. Ibizi. Nari maze iminsi mpanuriwe ibintu ariko bibi.
noneho bisohoye ndavuga ni Mana ushimwe, ibi ni wowe wabimbwiye, n'ubundi uzabana nanjye muri ibi bigeragezo. Ndavuga ni abakristo tugendana ibanga, ibigeragezo ntibidutungura, Imana yacu yabitubwiye, cyagiye dupfukamye ku karago. Imana ishimwe. Mwihangane babaseke, igihe cyo gutabarwa bazagira ute, bazatangara. Imana ishimwe. Imana ishimwe. No mpamvu rero Innocent nk'umuhanuzi kamabwire no kuri kamubwire konkoro. Yego. Ngende mu gihe cyo gukora indirimbo, urumva? Ndi mu gihe cyo gukora indirimbo zigeze muri 3. Yego. Nzakubeking. Uzambeking. Urumva? Uzambeking. Nzazikora nziririmbe. Mva nziririmbe. Imana nimfashe nzayikorera n'amashusho. Uzakora muri studio. Three Blessings Studio. Yes, kwa Leopold. Kwa Leo kabisa. Uwizeyimana Paul. Uwizeyimana Leopold. Urumva abantu bajya bumva indirimbo njya nshyira mu biganiro byanjye twe ntabwo ujya ubeshya. Producer Leo niwe wayinkoreye. Ariko nanjye ndumva. Hano hantu ndahaza nanjye. Ubwo nawe izo ndirimbo zawe yego ariko ndahaza ari nawe ugomba kuzazikwera aha ngaha n'abandi bantu bakeneye kuza gukoresha indirimbo yaba ari amakorali. Ariko ndahigeze kunkorera indirimbo da. Yes. Leo muri Three Blessings Studio yankorera indirimbo Leo zigeze muri 2. Yes, uzagaho kiro nize 3 nazo azikora akora neza. Imana ishimwe. Hari gusa ndikumva impano nyinshi uzibitseho n'ubuhanzi buryo uzi no guhanga. Indirimbo yitwa Narakubonye, indi yitwa Iki Nicyo Gihe. Yego. Indi yitwa Narababariwe. Indi yitwa Singitinya. Yego. Yego. Singitinya noneho ndi mu ntama zayo. Ndareba hirya, ndareba hino, urukundo rwe n'imbabazi ze nibyo byatumye mba uwo ndiwe, ndakomeye ndashika kwizera yuko ashobora kuba yakira. Ngiye umuntu wese wampamagara yizeye, ntitaye ku burwayi afite n'ijya bumaranye, namusengera Imana iri muri ngigakora kubw'imbabazi zayo. Ni mu bushake bw'Imana, ibintu byose ni ku bushake bw'Imana. Ariko kuhendahenda Imana n'imbabazi z'Imana bareka mukiza. Yego. Uwo muri Australia guhamagaye arwaye kanseri. Hagiye umuntu arwara kanseri atari uko yayivukanye ahubwo bakamuroga. Bakamuroga akagira kanseri. Na kanseri bura baraziroga. Yego. Arakira. Aravuga ati ubuzima bwaje. Hallelujah. Bwaje pe. Bwaje. Ntabwo yahise akiri 100% ariko yavuze ati ubuzima bwaje. Uko nari meze siko meze. Yego. Agenda agubwa neza, ubu byararangiye, aguwe neza yakize. Hallelujah. Rero turabishimira n'Imana. Kandi naramubwira ngo ntabwo yari uwo gupfa, ni uwo kubaho. Yego. Ni uwo kubona ibyiza. Agiye kujya mu buzima bwiza kuruta ubwo yari arimo. Yego. Amerika se ko na Amerika bahari. Nukuri. Njewe iyo kubana neza n'Imana ntako bisa. Ushaka kumpamagara pe. Singoma kukubaza ngo harya warabyaye ntiwabyaye. Uri umukobwa uri umuhungu. Akareka ibyo ntagiye mfite cyo kubivuga. Ntagiye cyo. Ese Kristo ntahari. Yego. Mu byukuri niba atari wo kukugerageza. Ngakugerageze ngare ngo impano yo ngirakora cyangwa ntabwo ikora. Agiye Imana yicecekera ikavuga ati reka mwihorere. Yego. Ariko iyo uzi icyo gukora ugahamagara umuntu uzi icyo gukora. Imana irakora. Nukuri. Yego. Imana ishimwe. Ntago tubyirasa. No mu ijuru babirebe Mana nimba nanabivuze bitari bikwiye ko mbivuga umbabarire ariko niwe wabikoze. Ntabwo ari ukwirata ahubwo ni ukuvuga imbaraga z'Imana. Nanga ko bavuga ngo yirirase ngariyemera ngari kwirata iki nukuri pe. Umuntu utari mu mavuta ni ugushima Imana. Bavuga bati dore uri ari kwirata. Sibyo? Ariko uri mu mavuta bavuga ati iyatabaye Innocent nanjye Concorde yantabara. Sibyo? Kuvuga ngo rero hari umuntu waguhamagara uramusengera Imana iramukiza. Yego. Uri mu mavuta uri mu icyo kibazo avuga ati umukozi w'Imana mumpe nimero ye nanjye muhamagara. Yaba yizeye nawe akavuga ati nabibonye gutya kuri YouTube nanjye ndahamagara ndi umugabo wo guhamya. Yego. Nta kwirata kurimo. Ntako. Kuko ntago twe tubyikoresha. Imana iri muri twe bidukoresha. Nukuri. Siko nkora neza mvuga ngo ko cyagiye wanyatuyeho umugisha nkahita ngubona umpanuriye. Yego. Nkahita mbona imigisha. Nese uzagenda ubyirate. Ariko wavuga ati ngiye Imana yankoresha injiri gikomeye.
nahanuriye umuntu ako kanya turi kumwe ako kanya Yego. nkaguca muvuze ati ngewe cyagiye umpanura nkorera kuri screen byararangiye ikivuzo nifite cyahise gikemuka tumaze gutandukana nanjye nahise mbibona ibi ntago ari ibintu nta fanizi dufitemo hanga mu by'Imana ntayo pe ibyo wambwiye narabibonye icyo nemera cyo akanwa k'abakiranutsi kararema babyange babyemere kararema tugomba kwatura ibyiza mu izina rya Yesu bikaboneka. Imana ishimwe. Innocent reka tujye mu ijambo rya nyir'ijambo. Yego. Tujye mu ijambo rya nyir'ijambo minota mike dusigaranye twumva Imana. Yego. Tujya gusema Yeremiya igice cya 1:5 birambwira ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka gushyira kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Yego. Bivuze ngo mu mugambi w'Imana umuntu niki kumwibuka cyangwa se umwana w'umuntu kumugenderera washatse kumugira nk'Imana rurema wamuhaye ubwiza bwawe haburaho gato cyane nubwo ntari nkwiriye mwami waranzahuye Reta la sile mone hailema riba saibonema la sile talabome la haile hoi la shiaba oble haile haile lo mi haibo mi rentre de manobe tala sile bo nema tele bandala bo talam la tele o riaba shandalaba la siaba nubwo ntari nkwiriye mwami waranzahuye nubwo ntari nkwiriye mwami yo Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nakumenya ntarakurema mu nda ya mama wawe ngo maze ngugira umuhanuzi uhanurira amahanga ngugira umuhanuzi ngugira umuntu w'agaciro ku buzima bwawe. Rero ibintu byose umuntu abacamo Imana yabimenye itaramurema. Imana izitangiriro, Imana izi iherezo ry'umuntu. Niyo mpamvu yitwa Alpha and Omega. Ni itangiriro n'iherezo, ni itangiriro ry'umuntu n'iherezo ry'umuntu. Ibwira Yeremiya iravuga ngo yewe Yeremiya nakumenye ntarakurema ngugira umuhanuzi icyo uri cyo ubu ngubu Imana yaditeguye kare ahubwo twicyo dukora twe icyo dukora tugenzura icyo yaduhaye tukagikoresha neza. Igisobanuro cyo gutera ibirayi si ukubitera ngo bijugunye ahubwo imbuto urayikurikirana. Twe natwe rero dukurikirana ikimana yadushizemo kugira ngo kizabe umugisha ku bantu benshi. Karute nubwo bashaka kukiroga Karute burese avukana inyenyeri ye Imana yamuhaye. Ndeka mbivuga mu buryo bwiza cyane. Nakumenye ntarakurema ngugira umuhanuzi uhanurira amahanga. Mu yandi magambo inyenyeri yawe ikimara kukurema hari inyenyeri yaguhaye izagukurikirana ubuzima bwawe bwose. Ndashima Imana. Inyenyeri yanjye nubwo bandoga nubwo bampiga inyenyeri yanjye nta handi izajya. Inyenyeri yawe nubwo bakuroga inyenyeri yawe nubwo baguhiga inyenyeri yawe izakomeza yake keretse nubigiramo uruhare ko yazima keretse nubigiramo uruhare ko inyenyeri yawe yavaho. Ariko I'm telling you inyenyeri yawe izakomeza gushininga. Izashininga bakuroga shininga bakwanga shininga bakuvuga shininga baguhiga inyenyeri yawe izakomeza igira gute izakomeza yake. La bota la bakanda la kondele mandala balasi ya domenedra. Umuntu niyakubonera mu mubiri ibyo biramureba hari inyenyeri yawe ufite. Rero yaravuze ngo yawe Yeremiya nakumenye ntarakurema kandi nkugira umuhanuzi uhanurira amahanga. Amahanga n'abantu benshi abantu b'isi yose abantu basenga n'abadasenga abakijijwe n'abadakijijwe nakugize umuhanuzi wo kubajyamo ukababwira. Ntabwo turi kubwiriza abantu bakijijwe gusa turimo turabwirizwa n'abantu badakijijwe abantu batarasobanukirwa abantu batarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza muri bo. Yesu yarandemeye angira umuhanuzi angira umuvuga butumwa mu mpano yampaye zafasha abandi kugira ngo
zizabyara umusaruro ku bandi. Hashimwe Kristo utanga impano nziza. Hashimwe Kristo uzi itangiriro ndetse akamenya iherezo. Hashimwe Kristo we umenya umuntu mu vuka rye akamenya no mu busaza bwe. Imana yabwiye Simiyoni, irabwiye ngo yewe Simiyoni, ndakwitegereza wowe mu kuvuka kwawe, mu kubaho kwawe, wowe uzareba umwami Imana. Ntabwo uzarinda gupfa utarareba umwami Imana mu maso, ntabwo bizashoboka. Ngo yabaye habaho abo musaza, ariko mu gihe cy'uko Yesu avuka ngo bamujyaniye umutambyi Simiyoni, ngaramusengera, ngarangiza agira revelation, aravuga ngo mwami ushimwe kandi uhabwe icyubahiro kubera ko ibyo wasezeranije asante leboni ya shaiba, ibyo wasezeranije yuko ugize gute ubinyeretse. Wambwiye ko nzabona amaso y'umwami Imana, none amaso aramubonye. Ushimwe mwana, ushatse wasezerera umugaragu wawe amahoro agataha. Dore umuntu w'Imana, Mana we, Imana ishimwe cyane. Rero nshuti yanjye, Imana yakumenye ukiri urusoro ngo mu nda ya mama wawe. Niyo mpamvu kenshi hari igihe n'umuntu rimwe na rimwe ugasanga umubyeyi yaratwite yagwa hasi inda ntivemo, hari n'izindi zivamo kandi zikavamo rwose nta n'ikintu yakoze. Rero ndashima Imana, bivuze ngo uriho kubw'umugambi w'Imana. Nibashake baroge, bashake bateze amahembe, bashake bateze inyatsi, Imana nta kintu igikorera guhomba. Munyumve neza, nta kintu Imana igikorera guhomba. Byanga uzaca mu bintu bikomeye, uzaca mu bintu bigoye, uzaca, ariko kubera ko Imana hari ikintu yanditse ku buzima bwawe, hari ikintu Imana yakoze, yewe uzanaba n'umugwira ugwe kancura igihumbi, ariko mu myaka 2 iri imbere hari ikintu Imana yanditse uzabaca. Ukizwe neza, mu myaka 3 ukizwe, mu mezi 6 ukizwe, igukoreshe cya kindi yashakaga kugira gute kugukoresha. Ushobora kuvuga ngo se none kandi dukora ibyaha ngo kugira ngo Imana izatwizanire. Sawuli yiswe Pawulo. Uyu Sawuli ibintu amateka ye twese turayazi, ibyaha yakoze turabizi, amabi yakoze turayazi, arenganya ubwoko bw'Imana, yica abantu b'Imana, abababaza cyane, abakoresha, ariko ntibyatumye umugambi w'Imana imufiteho kazakizwa, akazavuga ubutumwa nabo yarenganyije akababwiriza ibyo basize badakoze we azabikora. Nta cyatumye itamukoresha. Rero byanga byemera, mu myaka yamaze Sawuli adakorera Imana, mu gihe yamaze gitoya yakoze ibikorwa byinshi biruta ibyo yari gukora ataraba umuntu mubi. Yarabikoze arenzaho intumwa. Niwe muntu wakoze ivuga butumwa rikomeye rirambuye kuruta abigishwa bose ba Yesu. Niwe wakoze umurimo ukomeye, umurimo uremereye cyane. Imana ishimwe. Rero nshuti z'umusaraba, ndutinye, inyenyeri yawe igomba gukomeza gukora. Nakuremye ntarakurema kugira umuhanuzi uhanurira amahanga yose. Imana ishimwe cyane. Nakwejeje utaravuka, nagushyiriye kuba umuhanuzi. Imana yarakwejeje, humura, jya kubwira ngo komera, wongere ukomere. Intambara, ibishitsi, ibihuha, kugaruka kwa Yesu, ibyo byarahanuwe. Inzara izaba, intambara zizaba, imitingito zizaba. None se Uburusiya na Ukraine si intambara ziri kuba? Ibyo byarahanuwe. Israel kizaba iri kurwana na Palestine sibiri kuba? Ibyo byarahanuwe. Rero nta gihe dufite cyo kurangara mu ntambara, cyo kurangara mu makuru ameze gute. Oya, ako twe dusenge tuvuge ngo mbese Kristo ubwo azaza aje gucungura itorero, azasanga twaramwiteguye, azasanga tumeze neza, ntazasanga twibere muri za Gaza, ntazasanga twibere mu Burusiya, mu Burusiya, ntazasanga twibere muri Ukraine. Ese niyasanga twibere muri Ukraine no mu Burusiya, azasanga duhagaze neza. Muve mu ntambara, musange Kristo abaruhure, musange Kristo abaruhure. Iki cyo cyukuvuga ngo none ngo Uburusiya ngo none ngo Putin, oya, no ngo mwezwe ngo Uburusiya ngo kubera ko ngo Amerika ngo kuva bimeze gutya ngo mu Burusiya kuva bimeze gutya muri Israel. Oya je nago ndi kumwe namwe n'ukuri. Menya ngo Kristo niyaza gucungura itorero,
hari n'abantu ubundi bwo n'ubuhanuzi bukuru ubuntu umutima bakaba nabo gusenga badasenga babishaka bagasenga bavuga ngo mana uzaturinda inzara kubera yuko essence igiye kuzamuka kandi zituruka muri za Israel no muri za Iraq na za Iran kwa Putin bigiye kuzamuka oya ibyo nta gihe dufite cyo gukerezwa nabyo ba mu gihugu cyawe usenge wizera Imana ukora ibyo Imana ishaka twe ntago tumeze nk'abakozi b'abanebwe konkorudi ntago turi abakozi b'abanebwe tuzasenga ibyiza bihari dusenga ibyiza bitanahari kuko muri isi nta mahoro arimo amahoro ari kwa data wa twese niba uri uwo gusenga ntabwo ari aho byacitse aho umuntu ngo musenge ngo hano ngo gutya bimeze gutya ngo namwe bahano musenge oya Imana irashaka ko dusenga twishimye irashaka ko dusenga dutunze irashaka ko dusenga tudatunze irashaka ko dusenga turi mu byiza irashaka ko dusenga turi mu bibi ko dusenga turwaye tutarwaye ko dukomeza gusenga Imana tukanayubaha tugakora icyo Imana ishaka gukora twakora hakiri kare iki si cyo gihe cyo kugira ngo dusenga tumeze nk'abakozi b'abanebwe ducunga kugira ngo turebe ko databuja ari kutureba cyangwa katatureba hari abantu bameze gutyo databuja arahari boss arahari areka dusenga adasanga ndi kunebwa oya umukozi mwiza asenga databuja atamureba anasenga databuja amureba uwo niwo mukozi mwiza ku murimo Imana yemera abantu b'Imana nyakuri basenga atari uko bavuga ngo Imana ngo kangenda niherera ahangaha ngo ahanganga abakristo bagira ngo iki nshuti yanjye senga hakiri kare Imana bamugisha kandi izera ko mumaze kumva icyo muko Imana ikubwira amatorero Imana bamugisha mwinshi senga nakumenye ntarakurema nkugira umuhanuzi cy'Imana yakugiriye cyo gikore cy'Imana yaguhamagariye gikore singoba gusenga uri gucungira kujisho uri gucunga kuri bagenzi bawe uvuga ngo ibi byaba bambwiye ubuhanuzi ko ngiye ntazabyara bambwiye ko nzabyara bambwiye ko nzajya bambwiye ko ntazahajya bambwiye ko nzakura bambwiye ko nzashaka bambwiye ko ntazashaka katsenga no icyo si cyo gihe uri umukozi w'umunebwe senga uvuga ngo Kristo ni waza gucungura itoro zasanga amahagaze neza Imana ibaha umugisha amen ibashyigikire amen kandi ubutumwa buratambutse nukuri Imana ihimbazwe nose Imana iguha umugisha haleluya nukuri Imana iguha umugisha jambo ry'Imana yavango nakumenye ntarakurema nukuri nkugira umuhanuzi wo guhanura amahanga nunda ya nyoko nkugira umuhanuzi wo guhanura amahanga yose Imana ishimwe gatugane ku musozo n'undi ugiye gutanga nimero yawe ngo wagukenera abe yaguhamagara musengane nta kibazo ntabwo wishyuza n'ubuntu none udusoreze n'isengesho izina ry'Imana ryabicyuba nimero de telefone yanjye agateranyo 250 788 25 088 25 ni nimero ya WhatsApp hanyuma izere ukore kuri screen yawe nanjye kanyikoreho maze nsenga Imana ubundi ibindi byose Yesu arabikora mu izina rya Yesu reka dukoreho Mana mu izina rya Yesu Kristo talasile bone ahandi la sila dra la bonté demander va la sia domei ndasenze nsengera umuntu wese mwana ufite uburwayi bw'umutima ufite diabete ufite kanseri ufite rendez-vous yo kujya kwa muganga kubera byanze ufite gahunda yo kutabyara akajya kwa muganga ari byo bimujyanye uzibura inda zibyara ufite amadeni uri mu bihombo aba bose ubarebe mwizira abashaka ibyangombwa aba bose ubarebe abarwaye imitsi y'amaguru afite operation yo kubagwa aba bose ubarebe mwizina rya Yesu Kristo la montala belesa yadome y'umwanya bakire abashomeri bahereza akazi bafite amadeni baye kwishyurwa bafite ingendo zitandukanye uzivangemo abari gushaka ibyangombwa ubibahe mwizina rya Yesu abafite ibibazo by'imitima yewe ubakiriza ubuntu babe hafi urakoze kuri mwiza urakoze kumvisha gusenga ni mwizina rya Yesu Kristo Nazareti amen